hejuru y'amazi agakiza Petero nyuma y'umunsi udasanzwe aho Yesu yari amaze kugaburira imbaga y'abantu 5,000 umuceri muke n'udufi duke. Ibintu byose byari bihinduye isura. Abantu bari bagitangira igitangaza by'uyu mugisha utangaje, ariko Yesu yari afite umugambi mushya. Yesu abwira abigishwa be ati, nimwinjire mu bwato mungeze imbere hakurya y'inyanja. We arasigara asohora abantu, hanyuma ajya ku musozi wenyine kugira ngo asenge. Uwo mwanya wose ijuru ryari rituje, ariko mu nda y'inyanja hari hagiye gutangira inkundura. Mu gicuku cy'ijoro ubwato bwari hagati mu nyanja, imivumba y'amazi yakubitaga impande zose. Umuyaga uravugiriza, amazi aruzura imbere. Abigishwa bari guhangana n'umuyaga, imbaraga zishira, ubwoba bwuzuye mu mitima yabo. Hafi mu gice cya 4 cy'ijoro, mu masaha ya saa 9 z'ijoro, igitangaza kiba. Hagati y'imivumba n'umuyaga babona umuntu yegera ubwato agenda hejuru y'amazi. Amatwi yabo yumva imivumba y'amazi gusa, amaso yabo akabona ishusho idasanzwe. Bose baratinyuka baravuga bati, ni igishitani. Baterwa ubwoba bwinshi, imitima yabo irahinda. Ariko ijwi ryiza ryuje ituze rirabagezaho rivuga riti, nimugume mu mutima, ni njye, ntimutinye. Petero afite umutima ushyushye ariko wifuza kugerageza aravuga ati, Mwami, niba ari wowe koko, tegeka ngende kwirebera ngendeye ku mazi. Yesu aravuga ijambo rimwe gusa ati, ngwino. Petero ahaguruka mu bwato, akandagira hejuru y'amazi. Ku munota muto agenda ahagarara ku mazi nk'uko Yesu agenda. Ariko ubwo yari atangiye kureba ku mpande, abonye umuyaga mwinshi n'imivumba ikomeye, ubwoba buramufata. Amaguru ye atangira gucengera mu mazi, aratangira kurohama. Arangurura ijwi rye agira ati, Mwami nkiza, Mwami ntabara. Yesu ahita arambura ukuboko amufata, aramuramburura hejuru y'amazi, aramubwira ati, wa muntu we, nutizera, iki cyaguteye gushidikanya? Bahise bazamuka mu bwato, umuyaga urahagarara. Abari mu bwato bose baramuramya bavuga bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Iyi nkuru itwigisha igihe twibanze amaso kuri Yesu, tuzagenda no ku mazi y'ibigeragezo byacu. Ariko igihe dutangiye kureba ku miyaga, ku bibazo, ku bintu bitubera ibikangisho, dutangira kurohama. Yesu aracyavuga n'uyu munsi, nimugume mu mitima, ni njye, ntimutinye. Niba uri mu muyaga w'ubuzima, uri mu muvumba y'ibibazo, humura, Yesu ari hafi, arambuye ukuboko ngo agukize. Ese wowe uzakomeza kureba ku miyaga cyangwa uzakomeza kureba kuri Yesu? Wibuke gukora subscribe ubaye ukunze iki kiganiro.